Yes, hamwe rero na Big Family TV itegura filime Inzira y'umusaraba, twiteguye kubaha Noheli, ubunani ndetse n'iminsi mikuru yose tugiye kwinjiramo. Abafana bacu turi kumwe gatanu ku kandi, turizera neza ko ibihembo turi gutanga biri kubageraho kandi mu buryo bwiza nta buriganya. Ushobora kuba wumvise rino jambo bwa mbere ukaba uri kwibaza ngo ese ibi bihembo byatanze ryari, byatangiye ryari, bigeze hehe, kubihabwa bisaba iki? Ibi bihembo bihabwa umukinnyi wese wakurikiranye filime Inzira y'umusaraba kuva itangiye kugera aho igeze umunsi wa none. Twahereye mu bihugu bigiye bitandukanye, twahereye mu gihugu cy'u Burundi hariya Bujumbura, ubu ngubu tugeze ejo twari turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi tugiye guhemba abari mu gihugu cya Arabia Saudite. Urumva ko tuzakomeza kugenda tuzenguruka ibihugu, kuri finali tuzagaruka ku Banyarwanda. Kwiyandikisha bisaba iki kugira ngo nawe utsindire bino bihembo? Ni ukwandika muri comment tukajya tukubona, tukabona izina ryawe muri bino biganiro, ko buri kiganiro nkoze haba harimo izina ryawe umenyesha ko watangiranye nayo ukaba ugeze aho igeze. Nawe nimba urimo ukaba ari ubwa mbere ubyumvise, jya muri comment unyandikire ko watangiranye nayo ukaba ugeze aho igeze. Abanyarwanda mwese mwabyanditse kuva na mbere mu minsi ishize, murasabwa gukomeza gutanga ibitekerezo kuri bino biganiro byerekeranye na filime Inzira y'umusaraba, utwungura ibitekerezo uburyo twayitegura n'uburyo twayigenza kugira ngo ibe nziza, kugira ngo izina ryawe rikomeze rigaragaremo, ntazagushaka mu kiganiro kimwe nka kubura bityo ukabuhombye cyangwa se ucikanwe n'ayo mahirwe. Bivuze ko ni ugukomeza ugatanga ibitekerezo, ukibuka no gukanda kuri kariya gapfunsi kabanza kugira ngo imyirondoro yawe yose iboneke, kuko iyo utagakanzeho uba waratanze ibitekerezo tukabona ibitekerezo ariko amazina ntituyabone, bityo rero bigatuma twakubura ugahomba ibihembo byawe, kandi nawe uri umwe mu banyamahirwe mu batangiranye nayo kugera aho igeze kuri uyu munsi wa none, kuri episode y'145. Dushyizeho iyiri bwasohoka uyu munsi, urumva ko ni ibice 145 umuntu agomba kuba yararebye kugira ngo ibintu bigende neza, ahabwe ibyo bihembo by'akayabo k'amafaranga y'iminsi mikuru, ubunani ndetse na Noheli. Ndizera neza ko rero Banyarwanda ndetse n'abari hanze yarwo, iyi filime Inzira y'umusaraba yabigishije, ndizera ko yabagejeje kuri byinshi, mwagiye musobanukirwa ikijyanye n'ubuzima, ndetse bamwe bakomeza gushimira bavuga ko ibyo tuyikinamo ari ubuzima batuyemo, ari ubuzima babamo bwa buri munsi, akagambane kayirimo ndetse n'ubugome n'ishyari, ibi ngibi nabyo bavuga ko ari ibibaho rwose, ari ibintu bibamo. Ubwo rero ndabashimira kubw'ibitekerezo byiza ndetse no gushima. Hari abantu bajya bandika rwose bakanashima, bari mu bihugu byo hanze bagashima bakavuga ati mwaratunejeje, mwadukoreye ibintu byiza cyane. Urumva iyo filime irenze u Rwanda ikagera mu bihugu byinshi nk'ibyo ngibyo byose tukagenda tuhagira abafana, ni ikigaragaza ko filime iba yarakunzwe kandi ari filime bifite inyigisho. Ntago buri ikintu cyapfa kugera hirya no hino ku isi ari kibi. Uyu munsi none rero filime twayivuguruye, twazanye filime nshyashya, twayizanye mu isura nshyashya. Filime Inzira y'umusaraba, isura nshyashya twayizanyemo ni ya sura yo kugira ngo amatsiko yanyu ashire, bya bintu byose twacaga inyuma twangaga gukinaho twabigaruye, noneho turimo turabikina kugira ngo munezerwe hamwe n'iyi minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Nari narabibasezeranyije ko kuva ejo na episode n'imwe izaza idafite igisobanuro cyo kugira ngo mubone ko ibintu biri kuva mu nzira, biri kugenda bijya mu buryo, byaba bya bindi mwifuzaga byo kuba cyose yabana na Iribagiza, byaba bya bindi mwifuzaga byo kuba Iribagiza yakibuka akabona umuti, byose ubu ngubu noneho turi kugenda tugera ku iherezo ryabyo. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonye yuko hari musaza wa Cyusa. Uyu musaza wa Cyusa nari narigeze kumubereka mu mafoto w'umusirikare, mbereka Rugema na Fabiola bari kwirukanka bahunga, uwo musirikare abari inyuma. Uriya musaza rero niwe musaza wa Cyusa na wa Iribagiza, niwe muntu w'umusirikare, we yagiye mu bintu bya gisirikare ariko arabizi neza ko bari aribo bishe ababyeyi babo. Ubwo ni ukuvuga ngo Iribagiza abonye musaza we. Amazina ye rero musaza we musanzwe mumuzi, ni umuhitinzi, muramukunda benshi, ni Dogiteri Nsabi. Dogiteri Nsabi niwe musaza wa Iribagiza, nawe akaba agiye kugaragara muri filime Inzira y'umusaraba. Mumfashe tumwakirane yombi musaza wa Cyusa, mujye muri comment mwandike ngo ikaze musaza wa Cyusa wa Iribagiza, nako ikaze musaza wa Iribagiza, naze atubere umucunguzi. Urumva ko ibintu bizaba bigiye noneho mu buryo. Impamvu rero Cyusa
cyusa yangaga gutwara iribagiza, akakomeza abajijisha, akakomeza yirengagiza impamvu kamarade yanze gutanga umuti we na Emile, bakagumya bizengurutsa. Ngira ngo mwatangiye kuyimenya, mwamenye ko kamarade yari maneko yagendaga areba ibibera muri runo rugo rwose. Musaza rero wa iribagiza yasabye kamarade ko umuti atawihutisha ngo ahita wumuha, ahubwo umuti azawuha iribagiza muri cya gihe umusaza wa iribagiza azaba yafashe Rugema, yafashe Mukanambara, yafashe Fabiola, yabaziritse bose bari hariya bari ku ipingu, hanyuma umuti bakawuha iribagiza agahita byibuka ariko banari imbere ye. Urumva ko rero nibyo bintu byiza, urumva uzaba ari umunsi udasanzwe kuba Rugema bamufashe, Mukanambara, Fabiola bari hariya, umuti bagahita bawuha iribagiza agatangira gusubiza inyuma amaso akibuka uko byari bimeze byose. Urumva rero bizaba ari uburyohe kurenza uko twari kubikora muri iyi minsi ishize cyangwa se muri iyi minsi yatambutse. Urumva ko tuba turi kubategurira ibintu byiza. Icyo gihe rero namara kwibuka byose birangiye, tuzahita dushotinga noneho ubukwe bwa iribagiza na cyusa. Urumva ko ibintu turi kugenda tubitwara mu buryo bwiza bwo kubanezeza. Rero iki gitekerezo nimba wumva uburyo twayiteguye ari bwiza, ari bwo bwiza kurenza ubwo wakekaga weho wari uzi ko buzakurikiraho, binyandikire muri komenti utubwire ati aho mwarateguye cyangwa se aho ngaho hameze gutya muzahahindure, kuno nibwo bizaba ari byiza. Ni byiza ko twungurana ibitekerezo. Buriya filime ni iyacu twembi, ntago ari filime yacu twebwe abayandika. Twebwe turayandika ariko tuba dufite abo twayigeneye ari bo mwebwe. Namwe rero mufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ibi mwatugeneye ni byiza, ibi mwatugeneye si byiza. Dukurikije ibyo musigaje kuduha turumva ari byiza kurenza ibyatambutse. Ni byiza rero ko muduha kuri ibyo bitekerezo. Jya muri comment ukurikije ibyo nkubwiye muri kino kiganiro bizaba, umbwire uko byumvise, umbwire nimba wumva bizanezeza umutima wawe cyangwa se umbwire nimba twaswase. Abantu muri mu gihugu cya Arabia Saudite mugomba kunyandikira kugira ngo namwe mukore cya kizami kuri 07 reka nyivuge neza, ni agasaraba 25 079 20 agasaraba 25 079 nimero ya WhatsApp. Nyandikiraho rero kugira ngo nawe ibi bihembo bitagucika, ibi bihembo by'amafaranga menshi cyane agomba kwerekeza mu gihugu cy'urimo cyose, nk'umufana w'inzira y'umusaraba watangiranye natwe kugeza uyu munsi. Inyandikira none, kandi Noheli igomba kuba twamaze kubahereza kugira ngo muze kwinjoyinga neza gatanu ku kandi. Ngira ngo uko muri mu bihugu bitandukanye niko n'amasaha agenda asigana. Ubwo rero biraba byiza nitubikemura kare kugira ngo ibintu bize kubaryohera cyangwa se uyu munsi uze kubanezeza. Jya muri comment nawe nimba waratangiranye nayo ubyandikemo.